nta na murumuna wawe cyangwa muri famiye cyangwa mu nshuti zawe za hafi wakoze accident? Okay. Ubwo nari umugabo rero ugiye kuza kukureba. Okay. Ubwo ashobora kuba undi fani yambwiye ahari. Birashoboka. Okay. Sawa ubwo ntacyo. Nubwo nubura n'ubundi menya amakuru yawe. Nayo abakenewe nta kibazo. Singaye n'imvura. Muri make rero ibyo ngibyo nibyo nifuza ko tuza kuganira nabyo by'ingenzi turi bwibande. Ndahera kuri wowe. Kwezi gushize wakoze neza, gushimira cyane kandi ukomeze ushyiramo imbaraga. Dukeneye gukora cyane, dukeneye kubona umusaruro kandi ibyo twakoze bikagenda neza. DJ Chris cyane ubwibandeho. Ngira ngo mu kwezi gushize ibiganiro bigera kuri ibi byose by'ukererwa, kandi urabizi ko ahanini radiyo ibishinzwe mwebwe imbogamizi zitari nziza, haba ku bayikurikira haba natwe muri make mu kwinjiza umusaruro. Sinzi ikibazo wahuye nacyo, ariko ntabwo imikorere nk'ira ntabwo nigeze nyikunda, ntabwo nayishimiye cyane. Ariko ntabwo biraba hari kenshi kuri radiyo undi bagomba kuza yiwe yatunganyije zitangira gukora cyangwa se yanatangira. Urumva bisa nkaho akazi uri kugahereza Bohera nk'ari wowe wamuhaye akazi. Bohera afite ibyo ashinzwe, ni umunyamakuru, nawe ukagira ibyo ushinzwe. Ntabwo rero Bohera ari ugomba gutegura ikiganiro cyawe, ugomba kuhagerera ku gihe kuko twabisezeranye, kugira ngo turusheho gukora neza, sibyo? Ntabwo rero nifuza ko iryo kosa ryakongera kubaho. Ugerageze ako kandi akazi. Sinzi niba tuvugana barigeze umbwira ko ufite akandi kazi. Waje umbwira ko ushaka akazi, rero dukorana amasezerano, rero kumbwira ngo akandi kazi ntabwo ndi kubishaka. Gerageza ufokasinge ku kazi kandi, sibyo? Gerageza. Nizere ko bitazongera kubaho. Ukwezi kwahise bagize igihe wumva, ariko nizere ko bitongera kubaho, sibyo? Bohera ibyo umuhemba, ntabwo ari wowe umuhemba, kandi afite akazi ke nawe ukagira akawe. Ntabyo rero ugomba kumuteganyiriza ngo ugomba kumutegurira mbere y'uko woza, sibyo? Nizere ko bitazongera. Turi kwihutisha kugira ngo dusoze vuba. Igice cya nyuma rero tugezeho ni icyifuzo n'imbogamizi mwahuye nazo, kugira ngo tubikosore byose bigendere hamwe. Buri wese yagira icyo ambwira ku byo yaba yarahuye nabyo mu nzira, n'ibyo ashaka ko twakora kugira radiyo yacu igire ku cyerekezo twifuje. Wenda nyemereye nko
ku mbogamizi twagiye duhura nazo ni ikijyanye na transport, kuko turi kwesitinga kare ariko ikatugeraho bitinze ku buryo bishobora no gutinda kw'amakuru, akaba yajyaho atinze kandi ntabwo biba bigaragara neza cyangwa byumvikana neza iyo wavuze yuko amakuru ajyaho 2:00 agatangira 2:00 wenda 10 cyangwa 15 kubera ko habayeho no kuyategura bitinze kuko no kujya kuyashaka byagoranye kubera transport. Hanyuma ikindi numva wenda nasaba ni uko turamutse tubonye wenda nka transport ihagije tukabasha kujya no gutara amakuru mu byaro, kuko mwumva yuko dukunda kwibanda kuyo mu mijyi kandi no mu byaro naho haba hariyo amakuru atandukanye, ndetse n'abahatuye bifuza ko nabo tubasura tukamenya ibyo bakora cyangwa ibibazo bahura nabyo, bakifuza yuko nabo twabivugaho. Rero kubera ko transport bidahagije kugira ngo naho tube twabasha kujyayo, biramutse bishobotse ukadufasha tukabasha kugerayo naho byaba ari byiza. Okay. Yes, DJ Chris. Ngiye icyifuzo cyanjye, urabona hano dukorera hari inganda nyinshi, amashansiye, numvaga mwakongera soundproof nyine kugira ngo usoko ugabanuke, kuko hari igihe dutera gutangira ikiganiro cyangwa turi mu kiganiro akabazamo andi masound yo ku ruhande. Urumva dufite soundproof hano byadufasha kugora gusa. Okay. Icyo ngicyo cyo nubwo naye nibagiwe kukibabwiraho, ariko umutekinisiye ejo azagera hano icyo ngicyo kive mu nzira. Noneho ikigendanye na transport wenda hari iyo gukorera aha mu mijyi, ibyo byo narinzi ko byashojwe, ariko ndongera mvugane n'ubishinzwe noneho agikemure. Mu byerekeranye n'ibyo byo mu ntara rero byo kujya gukora mu ntara, ibyo ngibyo nanjye n'icyifuzo nari mfite cyane, ariko mu by'ukuri kuba ukizanye ndabikunze cyane. Mu by'ukuri rero dufite abantu b'abafatanyabikorwa deja ejo bazaza fatanya nabo ku buryo tubamamariza n'amafaranga akabasha kwiyongera. Ndakeka n'ejo bazaza, nibataza uyu munsi nimugoroba, abo rero niho amafaranga nzayakura kugira ngo tubashe kongera budget y'ibyo dushaka kugeraho. Ariko mu by'ukuri byose biri mu nzira yo gukemuka vuba cyane. Fabrice, ku bintu bijyanye na social media uri gutinda kwa Brutin, ni ikihe kibazo mufite? Bwira imbogamizi zihari, niba zihari tubikemuke. Nta kibazo, nizere ko bitazongera. Ikindi rero nasorezaho ni ejo dufite umuplantur yawo gukora amasuku, uriya wundi murabizi ko yari yagiye. Ejo rero hazaza undi mushya, nta kibazo niwe muzajya mukorana nawe. Sawa rero murakoze, turasoje ubwo ngubwo akazi keza.
aka ni ka kana nakubwiraga k'agakozi nazanye kugira ngo kadufashe imirimo. Urabizi ko dufite ikibazo cy'umukozi. Mwana ngaho ibwire umwibwire. Mwana. Yana. Ngaibira. Mu rugo ni Oh, shiri. Akana turaturanye iwacu nari nibagiwe kukubwira. Mu ntara aho dutuye duturanye n'iwabo. Quiero ver que yo no sé tu lugar. Asa kukunsiga. No, ntacyo. Gendera utundi tuntu gukora. Ntamusama. Asa kwigwagite byawe uraneze. Wacu ko yakare cyane. Hey! Ase. Mbega ikirori. Byamurye. Barumbwira ko wamutira. Nabonaga ari umuntu uri sexy. Oh God. Kumbe. No ntabwo zinagiye kubona munakuye mu ikote munakuye bisengeri bose. Narindi hasu. Wagana kasubiza. Bambaye imeze gutya. Ngo bimeze bite se mwana cyakora. Ariko ni mu kigo muzima sheri. Oyaje. Onda kurebaga cyane. Birabona byarangira hariya. Nukuri ni mwiza. Aga batipa bo bazi. Asosha none yemeje ko. Beza noneho. None yemeje kundumbira se. Oya. Ariko bamuraye mwari utangiye kuzana ibya stress byo. Mukuranyishe ntabwo ndikura amamba atagurya. Actually nagenda nisura. Wese abazibutse n'ubwenge bwawe. Bazira wenyine na mwina n'ubwo ubuzima bwawe sinzabikunda. Sore kandi kukubwira se ngo ngiye gushakira inzu Neilla yashiriwe. Ugiye kuza akakikiramo. Se buriya ubundi kubona dufite inzu nini kandi inzu yacu nta kintu bayi. What do you mean? Aho kugira ngo undi mwana uri kujya kumushakira inzu wenda asanga inzu zaranahenze muri iyi minsi uharitse akaza none tukibanira ikintu gusaba wowe kimwe nuko nukubwira Neilla
akabimwumvisha akizera hano se twaba turi benshi twaba turi babiri. Do you think ko Frank azabikunda cyangwa nera? But ako Frank ni inshuti yacu I think ntabwo yabyamenya. Okay, I will talk to her tomorrow then nabyemera nyine gutuma cya cyumba. Yeah, please do. Ndegera kinaza shire nta muntu ubukibamo. Ese nakubwira gase. About that, take your shit ngende ziyo. Hold on. Okay. Meze neza. Numva hano hameze gute? Bishimye cyane. Muzandaga fanta. Meze neza. Wow. Hano wahabonye gute? Yes. Yeah. Kuna kubwira rero mukomeza kubabana. Nese. Uraza gusukisha umusatsi. Reka kamubwira mu cyaro maze cyumweru ntabwo nasanze. Biraza. Okay. Rero uzajya ugira ikibazo icyo ari cyo cyose. Ibyo mbwira sibyo? Kababare kandi. Kuba ahantu hose gutyo umuntu yababara. Urabona hano bita? Ese murakoreye ryari? Nakubwira. Ahubwo si kuri iki mugira akabati k'amasahani mu cyumba. Ni abakire. Njyewe nzi ko kaba muri salo. Aya. Naguze akabati k'imyenda. So akabati bagashyiramo imyenda cyangwa ni amasahani? Reka nkubwire. Akabati rero aka ni akabati k'imyenda. Hari akabati k'amasahani, hakaba n'akabati k'imyenda. None ko Betty nakabayo? Mama se nako Betty. None se ngiye mamaze igihe gitoya buriya yiberaga kwa nyogokuru mu cyaro. Naje kwa Betty ndangije primaire n'igihe gito nari nkamaze naje kwiga secondaire. Ntabwo wabaga kwa Betty? Nabaga mu cyaro kwa nyogokuru. Ahubwo si kwezi muri kumfasha bigize. Oya nta kibazo mama nzakubwira sibyo? Nzakubwira. Dushe iri hano sibyo? Wahabona? Isabune irimo n'akamanyu bidengeje hasi sibyo? Ijoro ryiza rero. Bye. Akakuryama.
nuko rero wagiye utereye uruhinja uraruzanye ngo ni umukozi wo mu rugo. Umwana w'imyaka 18 niwe uzana gukora akazi k'ahangaha. Wowe ubwawe uyobeye imirimo tugira ahangaha ku mugani, none uzanye umwana ngo niwe ugiye guha akazi? Si we mbaze?